kumva rize kutugeraho Yesu imitima yacu kandi byongeye kutwambika imbaraga narisengeye abajana bagaragwa bicaye muri riteraniro batabahamagariye kumva ibyaye no kurikurikiza kugira ngo baze guturiza imbere bumva ibyo bashakaho cyo nari nabaganye ni daimoni yo kwinangira imitima daimoni ruhozi ndamwanze mu izina rya Yesu baragaza umwijima narizanze muri riteraniro twarebwawe n'ubushobozi n'ibiganze yezawe n'igitinyiro bigaragare twari tuguhamagariye kugira ngo utegeke jambo ryawe ribe iry'ubutwari muri uyu mwanya kandi neza n'igitinyiro bitegeke kuko twizeye ko ari Imana ishoboye byose tugusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Yesu aguha umugisha kandi namwe Yesu abaha umugisha mwankundira mukamfasha ariko simbabwiye ngo muhaguruke buri wese afashwe uko abishaka. Indirimbo ya 48 mu ndirimbo z'agakiza tuyiririmbane nitumara kuyiririmbana usome ijambo ry'Imana tuganire twumve icyo umwuka adushakaho. Ubugingo buhoraho rwose kandi ubwo bugingo ni Yesu nukuri yinjiye mu mutima wanjye kandi yanshyize mu butwari nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umuriro w'ijuru sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu nayihawe mu gihe nihanye ibyaha imbere y'umukiza yewe nejejwe n'Imana mu mutima wanjye umuriro w'ijuru sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe yewe nejejwe n'Imana mu mutima wanjye umuriro w'ijuru sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe mucyo umukiza niwe wavuye mu ishyamba sigaye mba mu murima awe no kubwimbura n'izuba byo mu ijuru nshobora kwera imbutasha yewe nejejwe n'Imana mu mutima wanjye umuriro w'ijuru sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe yewe nejejwe n'Imana mu mutima wanjye umuriro w'ijuru sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe ubugingo bwiza nahisemo n'ubu gukorera umukiza no kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu ubwo Kristo wese uko yewe nejejwe n'Imana mu mutima wanjye umuriro w'ijuru sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe yewe nejejwe n'Imana mu mutima wanjye umuriro w'ijuru sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe mucyo. Haleluya 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 haleluya. Mana ibaha umugisha kuko mumfashije. Haleluya. Mana ibaha umugisha. Mazina nababwiye ko nitwa Nizeyimana Jean Marie Vianney
n'umugabo mbyaye imbyaro 6 ariko hariho 5. Uwa gatandatu twaramushyinguye ariko turanamushyingira ko yari umukobwa mu ijuru tuzamusangayo. N'umwana wavutse mu mateka, avuka madamu amaze igihe kinini arwaye, avuka neza yapfuye ariko abandi bose bamubagaga. Imbyaro ya gatandatu niyo yabyaye neza kandi amubyara apfuye. Ngero byambereye igitangaza, sinari nzi ko bibaho ariko byabayeho mu izina rya Yesu. Rero nteranira ibatsinda niryo torero ryanjye, ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 41. Turasoma duhereye ku murongo wa 37 tugeze ku murongo wa 43. Gitabo cy'Itangiriro gice cya 41 murongo wa 37 kugeza ku murongo wa 43. Reka dusome twumve ijambo ry'Imana rivuze. Ravuze ngo iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abaza abagaragu bati, tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Farawo abwira Yosefu ati, uko Imana ikweretse ibyo byose nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye. Nguhaye gutwara urugo rwanjye kandi abantu banjye bose bazumvire icyo utegetse. Ku ntebe yanjye y'ubwami yonyine nzagusumba. Farawo abwira Yosefu ati, dore nkweguriye igihugu cya Egiputa cyose. Farawo yiyambura impeta iriho ikimenyetso yo ku rutoki rwe, ayambika Yosefu ku rutoki, amwambika imyenda y'ibitare byiza, amwambika n'umukufi w'izahabu mu ijosi. Wa 43 amugendeshereza mu igare rikurikira irye, bakajya bamurangana bati nimumupfukamire, nuko amwegurira igihugu cya Egiputa cyose. Amen. N'aya magambo shaka ko tuza kuganira mbere yuko mvuga insanganyamatsiko mbahaye ntashyo. Jo narindi igihogwe n'ahandi hose nanyuze, rero baduhaye ntashyo ngo turamutse abera bose, mwakiriza ntashyo. Maze rero tuganira aya magambo y'Imana, ufite insanganyamatsiko cyangwa se ijambo ry'ingenzi ivuga ko umuntu uri mu mwuka w'Imana mu isi arakenewe. Murabyumvise? Umuntu uri mu mwuka w'Imana mu isi arakenewe. Arakenewe mu babyeyi kandi aho ngaho ntiyaburamo. Mu bagabo arakenewe, habonetse umuntu wuzuye umwuka wera w'Imana, isi iramukeneye. Mu basore umuntu uri mu mwuka wera w'Imana arakenewe. Mu bakobwa umuntu uri mu mwuka wera w'Imana arakenewe. Isi iramukeneye. Kubera iki isi imukeneye? Isi ifite ikibazo. Isi yuzuye ibibazo byinshi kandi isi yabaye ntoya, yamaze kuba ntoya, yabaye nk'umudugudu. Amakuru ku isi ntabwo arimo gutinda. Hariho ibintu bitandukanye, harimo ikoranabuhanga ryigisha ibintu hafi. Rero hakenewe n'umuntu uri mu mwuka w'Imana muri iki gihe. Muranyumvisha? Haleluya. Murumva umuntu w'Imana agize gute? Arakenewe. Kubera ko isi yabaye ntoya. Byabereye muri Amerika mu kanya gatoya biratugeraho mu Rwanda tukabibona. Kubera ko isi yaratwegerejwe. Isi yabaye ntoya, yari yegeranyije. Ikoranabuhanga ryarayegeranyije.
kandi natwe ibibereye mu Rwanda bihita bigerayo. Ese uragera ku ikoranabuhanga ugasangaho ibintu bitandukanye, ugasanga isi ifite ikibazo gikomeye cyane, iby'amapornogarafi, ibintu bitandukanye, kwicana n'ibindi bikenewe, ariko kubera iyo mpamvu hakenewe umuntu uri mu mwuka w'Imana kugira ngo isi ibone igisubizo. Umutanyikirije ngo amen. Murumva uwo muntu adakenewe? Haleluya, 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 haleluya. Uyu muntu uri mu mwuka wera agize gute? Arakenewe. Wenda wavuga ngo ko ntavuze umwuka w'Imana. Nibyo, mu isezerano rya kera tubonamo ko Imana, cyangwa se tubona ko umwuka w'Imana yagaragaraga mu mazina. Mwuka wera agira amazina menshi ntarondora hano, ariko akagiramo n'iri zina ryitwa umwuka w'Imana. Wasangamo umwuka w'ukuri, wasangamo umwuka wa Kristo, wasangamo umwuka utanga ubugingo, wasangamo amazina menshi, gasangamo umwuka wera agira amazina menshi. None rero tubonye mu isezerano rya kera umuntu wari uri mu mwuka w'Imana kandi zera. Mwanyikirije ngo amena? Mwongere munyikirize ngo amena. Uwo ni umugabo witwa Yosefu. Yosefu wakomokaga kwa Yakobo, ni umuhungu wa Yakobo, yabyaranye na Rasheli. Rasheli yatendeye cyangwa se yakoreye imyaka 14, akamukorera imyaka 14 kuko muri 7 yakoze bamuhaye Leya. Arangije aza kubona atanyuzwa, aravuga ngo ngiye gushakisha ubundi buryo nabona Rasheli nakunze. Aremera aramurwanira mpaka amubonye. Arangije kumubona niwe babyaranye uyu mwana Yosefu ndetse na Benyamini, niwe bavaga indimi. Urimo murankurikirana? Yesu nashimwe. Haleluya. Uyu mwana rero yari umwana udasanzwe. Bibiliya iramutwereka yari umwana udasanzwe imbere ya se n'imbere ya nyina, kubera ko yari adasanzwe. Icyambere nuko Rasheli yari yaragerageje, yashakaga uburyo bwo kubyara, yajya kubyara, Imana yari yarafunze inda yo kubyara. Yosefu yavutse akenewe rero, yavutse ari igisubizo cy'umuryango, yavutse ari igisubizo cy'umutima wa se Yakobo, kugira ngo nibura yumva anezerewe. Nuko yabonye umwana witwa Yosefu. Ko Rasheli yageragezaga uburyo bwose, agashaka n'abaja, avuga ati mugende mubonane n'umugabo wanjye, babonana bakabyarana. Akavuga ati nibura nkikiri. Agize amahirwe abonamwo abana 2 rero. Yosefu niwe wagaragayemo ko yaje ari igisubizo cy'umuryango, kandi yaje adasanzwe. Uyu mwana rero yagiraga n'inzozi zitandukanye n'iz'abandi. Iyo yaryamaga yararotaga, akabyuka rero abwira ise na bene nyina, akababwira ati narose ibi. Inzozi zaramurangaga kugeza ku rwego bamwise Karose. Navuze ngo umuntu w'Imana, umuntu uri mu mwuka w'Imana muri iyi si yagize gute? Arakenewe. Ndashaka kuvuga imyuka 3 iri hano ku isi kandi ifite imbaraga. Hamwe isi ifite ikibazo, ariko icyo dushimira Imana nuko umwuka wayo ari hejuru y'iyo myuka yose. Mwanyikirije ngo amen. Ndaza kuvuga 2 iri mu isi, ariko mvuge n'umwuka w'Imana. Iyi myuka 3, hari umwuka w'isi. Uwo ni umwuka wa mbere, umwuka w'isi. Uyu mwuka w'isi urimo uragenda ukurura abantu. Iyo urebye abana b'abakobwa n'ababyeyi n'abagabo, uyu mwuka urimo uragenda ubakurura. Kandi uyu mwuka urimo akaga gakomeye cyane. Uyu mwuka w'isi watwaye abakristo, nabo barimo baragenda bahenebera. Kuko harimo gukunda isi. Iyo umuntu yarangije gukunda isi, ibyari iby'umwuka arabitakaza, yarangiza kubitakaza agakurikira iby'isi irimo kumuhereza.
isi wamaze gufata urugero runini cyane rw'abakristo. Bibiliya irabitwereka. Iyo usomye igitabo cy'Itangiriro ugahera mu gice cyaho cya 3 ukareba ukuntu ku buryo bwa Kayini na Abeli, mu gice cya 3 wigira imbere gatoya kagera mu cya 4 ukareba Kayini uburyo yishe murumuna wa Abeli. Wari umwuka w'ishyari wamuteye. Uyu mwuka w'ishyari umaze kugwira mu bantu benshi. Mwuka w'isi harimo n'umwuka w'ishyari. Nagira ngo mbabwire ngo muri iki gihe gikomeye umwuka w'ishyari, umwuka w'ubwicanyi wamaze kuba mwinshi cyane. Muzumva amakuru, muzumve ko hari umunsi w'ubusa ushobora gutambuka muri iki gihugu hadatangajwe ngo kanaka yishe runaka. Nababajwe n'umuntu umwe wari uzi igitekerezo kizima. Buriya abantu b'abagabo tumenye uko ababyeyi bameze. Buriya ababyeyi bacu ni abantu bakomeye. Tekereza umuntu w'umugabo atinyuka ari umuntu w'umugabo akubite nyina umuhini ngo amuhoye inkoko igenza amaguru abiri iguruka n'amababa. Inkoko narangiza mu kubita umuhini umukecuru birangira apfuye. Yeme ibyo kurya byange nibarangiza umukecuru arinda apfa yishwe nuko ngo yabuze inkoko ye. Ni umwuka w'ishyari, ni umwuka wo gukunda isi. Uyu mwuka w'isi urimo uratera intera cyane. Iyo mpamvu uzagera hirya hariya nta muntu ukigenda yitwaye uko yishakiye. Cyakoze icyo nkunda ni uko abayobozi batubera amaso, tukagira n'abashinzwe umutekano babigenzura cyane. Ariko uzagenda ugera nk'ariya ku giti cy'inyoni uzahasanga abantu ntawe ugenda akinguye imodoka, cyane cyane iyo ucunze nabi bagushikuza telefoni neza bikarangira. Uwo ni umwuka w'isi. Abantu bakunze isi. Maze iminsi ndimo ngendagenda mu bantu, hagendagenda n'umubarokore mbaganiriza hamwe nese muraho neza, nagera ku bakozi nkababwira nise amakuru yanyu, bati yo ibintu byaracitse byaradogere kandi barimo barakora. Hamwe none n'iki kihe kibazo mwagize, bati nta kintu kikivamo. Hamwe none se niba mwebwe kitavamo, niba atari umwuka wo gukunda isi, mukaba murya mukaba muryama, waba mufite ibyo kurya n'imyambaro birahagije, ni iki gituma mutanyurwa n'ibyo? Ababwira ngo none se udafite ikintu we, udafite akazi, udafite naho akura, we byagenze gute? Ubwo ninde uzabidoda? Uyu mwuka wo gukunda isi, mwuka wo gukunda isi wamaze gufata abantu kandi uzengereje isi. Niyo mpamvu muzumva intambara hirya no hino, imuha n'intambara usibye ko ari ibya hano, ariko ni ukubera gukunda isi. Nta kindi abantu bapfa usibye inda. Kandi ndituye hano mu isi, nta n'ikindi kintu ikora. ni inzira inyuramo irimo urusyo rusya bya bindi byarangiza bikinjira mu wundi mwobo tuba twacukuye, ndetse tujya gushakira ibyangombwa muri leta kugira ngo tuwutunganye neza, tubitunganye neza. Ndavuga tuwarete. Nta handi ibindi byose bigara mu kurangira ku isi. Umwuka w'isi umaze gufata abantu. Niyo mpamvu nababwiye ngo isi, umuntu uri mu mwuka w'Imana akenewe cyane hano mu isi. Muracyanyumva rata? Murimo kunyumva? Haleluya, 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 haleluya. Uyu mwuka w'isi wamaze gufata n'abahanuzi. Muzasome, muzasanga mu gitabo cyo kubara, muzasanga amakuru y'umuntu witwa Baramu ndetse na Baraki abwira Baramu ngo jya kumvumira ubwoko bwa Isiraheli. Harangije hajya kuvuma ubwoko bwa Isiraheli, Imana yamubujije, ariko ahita avuga ati ndakugira inama, ariko amafaranga uyampewe. Turi mu myiteguro myiza
imyiteguro yo guserebura cyangwa se fete. Tuzafeta ese n'umunsi wo gufeta ibihe byiza bidasanzwe kandi ni byiza bya Pentecoste. Uwo munsi wacu niko kuvuka kw'itorero, ariko dufite ikibazo. Isi ufite ikibazo, urahari ngo uze kuza kwiha igisubizo? None se kutwicaye twumva byinshi, ese biratumarira iki niba tudafite gahunda yo kugira ngo dutange igisubizo mu isi? Uyu mwuka wamaze kubafata, ndavuga n'abahanuzi mu itorero wamaze kubafata. Mwuka w'ibiguzi, isi yo wayikunze ushaka n'ibiguzi. Reka mvuge umwuka wa kabiri kugira ngo tuze kuza guhuza ubundi dusenga Imana. Uyu mwuka wo gukunda isi ufasha abantu benshi, kandi benshi cyane bagushijwe no gukunda isi ibatwaye umutima. Kandi reka batwara umutima, hariho ibyago n'amakuba, hariho intambara nyinshi. Uragera mu ngo ugasanga amakuba yabaye menshi, uragera hirya no hino ugasanga abantu bene data. Tuvugishije ukuri, ibihe by'umwuka biragoye kubyinjiramo muri iki gihe, ariko nanone kuko dufite Imana ntibigoye. Dore impamvu bigoye, ujya kubona ukabona amateraniro y'abizera twateguye amateraniro ya Pentecote, ariko wareba ugasanga 89% ni abafite ibyifuzo by'isi. Kubera ko isi yatugoye irimo iratubabaza, urajya kureba ugasanga nta mwanya, nta n'inyota umuntu afite yo gushaka iby'umwuka, ahubwo afite imitwaro imuremereye, haragenda aremerewe cyane, ntashobora gutekereza iby'umwuka. Ahubwo umubwiye ngo Imana iragutabaye ikugiriye neza, aho ngaho murajya ngagahita bati haleluya, Imana irandengeye. Ariko icyifuzo cy'umwuka kiragoye. Isi yuzuye umubabaro, isi yuzuye n'agahinda. Isi yuzuye umubabaro kandi n'agahinda. Dore isi irimo iratwaza abantu igitugu, isi irimo iragenda itwara abantu. Isi iratugoye. Kuzura umwuka wera ni urugamba. Mu bihe bitambutse abantu bagiraga umwanya wo gusengera ibihe by'umwuka, ndetse bakanuzura, bakuzuzwa, bagasendera, barangiza gusenderezwa umwuka wera, imirimo n'ibitangaza bigakoreka. Ariko tumeze nk'abarimo gukora mu gihe kidasanzwe, ibihe by'umwuka birimo bigenda bikama mu bantu. Sigaye ibimenyetso, harimo haragenda hasigara ibimenyetso, ariko haracyariho ibyiringiro yuko abizera nibegera Imana, Imana izongera ikabuzuza. Rata mwanyikiriza ngo amen. Rata oh haleluya, haleluya. Mwakwihanganye mukanyikiriza ngo amen. Umwuka wa kabiri ni umwuka wa Satani. Uyu mwuka wa Satani muzabirebe, hari indwara zitandukanye. Iyo uhagurukije abakristo, Satani yararebye aravuga ngo nta kindi kizatuma nshobora bizera, reka mbateze ibirwara bitandukanye. Cyo kubona ukabona mu iteraniro uhagurukije abantu nibura ugasanga hagurukije iteraniro, ugasanga abantu bahagurutse kandi ari benshi cyane, ukabona bose bararwaye. Wakwibaza ngo ninde uri busengere undi ko abantu bose barwaye, kandi barwaye indwara zidakira? Uwo ni umwuka wa Satani, kandi wamaze gufata abantu benshi, kugeza no ku rwego uyu mwuka wa Satani wateye n'abanyamasengesho. Abo bantu Mana yanjye, ubu ngubu mu mwanya mutoya bibaye ngombwa ko hari umuntu umwuka
uko kera byajyaga bigenda umwuka w'Imana arimo gukora agakora igitangaza, umuntu abadayimoni agahanuka akitura hasi, kubona abantu bamumaraho iminsi 3 kubera umwuka w'isi umwuka wa Satani ntabwo byakunda. Twamusengera iminota 15 ubundi 15 yarangira tugahita tujya muri shuguri zacu, kubera ko umwuka w'isi n'umwuka wa Satani waraduteye. Nta mbaraga zikiri mu bantu usibye ibyo turirimba, ariko birakwiye ko duhinduka. Nagira ngo ntangaze itangazo, yewe muntu uhagarariye abanyamasengesho, ese urabafite cyangwa ni twebwe turi hano gusa? Ayiwe, uyu mwuka wa Satani warinjiye, kandi uyu mwuka urimo urayobya benshi. Uyu mwuka wazanye abantu kunywa ibinyobwa, abantu barimo barinywera nyine. Mwuka wa Satani wazanye inyota, wateye icyaka kidasanzwe. Abantu bafite icyaka, mazi ubanza yarabaye makeya. Uyu mwuka wateye inyota nyinshi, mwuka wa Satani wateye inyota. Kandi inyota imereye n'aba abantu bizera. Ariko hari amagambo meza nakunze bene Rekabuye bagiye ahantu baravuga ati isezerano turarifite. Yonadabu yaduhaye isezerano ko twebwe tutazagira gute, tutazanywa inzoga. Imana itegeka Yeremiya iravuga ngo ngaho hanurura umuhanuzi. Akigera mu cyumba agezeyo aravuga ngo ngaho nimunywa inzoga. Baravuga ngo twebwe dufitanye isezerano na sogokuruza Yonadabu, yaradusezeranije aratubwira ngo tuzibere mu mahema kandi ntituzanywa inzoga. Mwanyikirije ngo amena. Baramubwira bati jyana iby'ubuhanuzi bwawe ntacyo bitubwiye, twebwe tubaha icyo twasezeranye na sogokuruza wacu. Tandoza ya binifone dry. Uyu mwuka wateje icyaka. Ayiwe, uyu mwuka wateye icyaka. Ntabwo twitaye ku buhanuzi. No. Iby'ubuhanuzi ntacyo biturebaho. Twe turashaka isezerano twagiranye na sogokuruza wacu Yonadabu. Iyi Imana yavuganye natwe ni Imana itabesha. Aha kakanya ntabwo yabibihinduye ngo itubwire ngo tunywe kuri ibi bibindi by'inzoga wazanye. Never. Ntabwo bishoboka ntituzabinywa. Tuzahora turi imbere y'Imana. Uyu mwuka wafashe isi, uyu mwuka wa Satani wazanye inyota, mureke uyu munsi tuwamagane mu izina rya Yesu. Nakunze igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Haravuze 55 haravuga ngo yemwe abafite inyota nimuze munywe ku buntu. N'udafite ifeza nawe naze. Mwanyikirije ngo amena. N'umuntu udafite ifeza nawe nagire gute, naze yinywere. Njyewe ndakinguye, amarembo arakinguye. Ariko mwanyikirije ngo amena. Mwanyikirije cyane ngo amena. Iyo uramutse usomye aya magambo n'umuriro ugiye. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Mama yakuye n'ivata ntimugire ubwoba. Kandi data yampaye bihagije. Nasoni rero no mu muhanda Imana iduhamagaye twabivuga, ahantu hose twabyamamaza, ariko turwanye uyu mwuka wa Satani wazanye icyaka. Mwanyikirije ngo amena. Kandi uyu mwuka wa Satani wazanye ibyaha bitandukanye, wazanye ikintu cyitwa irari. Iri rari ntabwo ryigeze rireka kuza. Uyu mwuka wa Yezebeli wazanye irari. Uyu mwuka w'irari ryo gukunda ibyaha
ibyaha by'ubusambanyi wagira ngo habaye Sodoma. Uribaza ngo ni iki gituma abantu b'Imana barimo gusambana? Biraterwa n'iki? Ni umwuka wa Satani. Kajya kubona ukabona umubyeyi wari wiyubashye hagati inyuma y'umugabo we, kandi yarangiza akaza kuririmba ngo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Nagira ngo nkubwire ngo mwuka wa Satani yaragufashe, ariko haranira kwigobotora uyu mwuka kubera ko utwaye benshi. Abakunda umwami Yesu munyikirize ngo amen. Bongere munyikirize cyane ngo amen. Kandi nanone iyo usomye amagambo usanga ariko bimeze. Somye amagambo y'Imana mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo Paulo yamwandikiye, igice cyawo cya 4 guhera ku murongo wa mbere urabibona. Havuga ngo mu bihe bizaza abantu bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Erega turi mu bihe bya Pentekote. Mwanyikirire ngo amen. Kagira ngo ntangazi iyi myuka turwana nayo. Uyi myuka ibiri irakomeye, ariko hakomeye uw'Imana. Niwo tugiye gusorezaho mu kanya kugira ngo tuze gusenga Imana. Mwanyikirire cyane ngo amen. Haleluya, haleluya. Imyuka iyobya yamaze kuboneka kubera ko abantu barimo baritwaza ijambo ry'Imana. Barimo baritwaza ijambo ry'Imana. Haravuga ngo gukizwa n'ubu kandi koko n'ubundi, ariko baravuga ngo twinywere twisindire twigire muri relaxfare mese tugende twisohokere twimerere neza tugubwe neza undi asigaye Yesu yabiragije. So mwene mugira ikibazo burya Yesu abamba ku musaraba ibyaha yarabishoje kera birangije. Ni muhumure mufite ikibazo cy'inywere icyo cyose byezwamo. Ayiwe uyu mwuka wa Satani waje uri n'inyigisho ziyobya, inyigisho z'abadayimoni ziyobya. Hari abantu barimo kugenda bigereranya bakagaragaza ibidakwiriye kugaragara. Ntababwiye ngo isi yabaye umudugudu muzarebe ku masosho media. Hari umugabo minsi yatambutse wavuze ngo njyewe nitwa Yesu, sinzi ikindi kizina yageretse. Ntabwo nitwa Yesu ashyiraho ikindi kizina nibagiwe, ariko baza kumukorera akantu keza. Mupadiri umwe aratangaza aravuga ati ku munsi wa Pasika uyu mugabo wiyise Yesu turashaka kugira ngo muzamuhambe yumve ukuntu Yesu yabambera batangiye urugero. Agitajya kwishingana mu mategeko aravuga ati muramenye ntabwo ndi Yesu wabaye. Kandi iyo warebaga ku masosho media yarafite abantu ujya kubona ukabona bamwe bahagaze aha abandi bahagaze aha, ubundi hasigaye yatambuka bize mu hagati, bamwe bakamanura gutya bakazamuka imyenda bakajya bamanura ibishura bagenda bagira bati ariko itegeko rigabatisha mugende mumushyira ahantu mu mubande yumve ko Yesu yabaye, nazuka ku munsi wa gatatu muzamwemere ko ari Yesu. Ntabwo n'uwabanga muramenye nayo nishinganishije muyobozi nagira ngo ndebe ko izina ryanjye ryakwamamara. Ariko bene data, iyi myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni zabaye nyinshi, kandi kubihishurirwa abantu ntibakibihishurirwa, abantu bameze nk'abahumye. Niyo mpamvu rero umuntu uri mu mwuka w'Imana mwisi agize gutera arakenewe. Ubwo murumva adakenewe? Gusa ninde uwo muntu uri mu mwuka w'Imana ninde? Akwiriye kuba ari nde? Akwiriye kuba ari wowe cyangwa jewe? Mwanyikirije ngo amen. Kubera ko ntabwo Imana yahamagaye abantu, ahubwo yahamagaye umuntu. Uwo muntu ni Imana Jean Marie Vianney. Uwo nawe washira n'izina ryawe, ni wowe
ahubwo ishaka umuntu wawe uri mu mwuka wawe. Ikibazo gikomeye iyo umuntu arabuze, nyamara tugaragaza ko turi abanyamwuka ariko nta muntu urimo uhamiriza. Ushobora guhamya ibya Kristo wakwemera no kubizira. None niba ikiro cy'umuceri kizamuka cyarangiza kuzamuka ugatigira ingiro, washobora guhamya wageze mu kintu cyitwa urupfu. Wabuze ikiro cya kawunga, Imana wayisuzuguje, none ubwo urumva watinyuka kuba umuntu ukenewe kandi uri mu mwuka w'Imana ufite igisubizo cy'isi. Reka mvuge ku mwuka w'Imana rero, mwanyikirire cyane ngo amena rero. Munyikirize cyane ngo amena. Abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'iki? B'Imana. Ratagaho dukomere Imana amashyi ntacyo bitwaye. Nshimiye ko Imana itaretse isi wizagenda itubabaze idutsikamire, ahubwo yatanze umwuka wayo kuva mu isezerano rya kera. Somye mu Itangiriro igice cya mbere urahareba ugasanga umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Mwanyikirire cyane ngo amena. Na n'iyi saha umwuka w'Imana aracyakora. Twongere dukomere Imana amashyi ntacyo bitwaye. Hari ibihe bitatu bigaragara byagiye bibaho. Igihe cya mbere ni icyo gukora kw'Imana Data mu gihe cy'Umwana Data wa twese. Mwanyikirije ngo amena. Ibyo ni isezerano rya kera ryose. Icyo ni Imana yakoraga nk'umubyeyi, yiyereka abana bayo nk'umubyeyi. Mu gihe cya kabiri n'igihe cya Kristo, igihe Imana yigira mu muntu ikavuga ngo ngiye guhinduka, nibura mbasange mbegere nebe ko nabarokora. Nicyo cyatumye Kristo aza. Igihe cya kabiri n'igihe cya Kristo. None turi mu gihe cy'umwuka rero, turi mu gihe cy'umwuka w'Imana. Mwuka w'Imana akorera muri twebwe. Mwanyikirire cyane ngo amen. Kubera ko mu isezerano rya kera niho nacagagura kugira ngo duhuze imyambi. Mbese isaha niyo muhuje imyambi turahita gusenga mu izina rya Yesu. Mu gihe cy'isezerano rya kera hakoraga umuhanuzi, umwami ndetse n'umutambyi. Ariko muri iki gihe Imana yarabirebye iravuga ngo Yesu ahita abwira abigishwa, arababwira ati maze iminsi bagenzura, reka mbabwire ibikorwa byanjye, ndababwiza ukuri. Icyakora muzahabwa iki? Imbaraga umwuka wera nagira gute nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya ahantu hatari hamwe, i Yerusalemu, i Yudaya ndetse no kugera ku mpera y'isi yose. Avuga ngo nicyo gituma rero mukwiriye kwitonda, mukareba, mukaguma hamwe, mwaguma hamwe mugahabwa umwuka wera. Umwuka wera baraje rero. Mwanyikirije ngo amena rero. Mwanyikirije cyane ngo amena. Umwuka wera baraje. Ariko hari abantu batigeze babimenya. Byakoze no mu gice cya 19. Abigishwa ba Yohana ntabwo bigeze babimenya. Ngo bari bariho baganira, maze Pawulo arabasura, nangije kubasura, arabaganiriza, arabaza ati ariko ubundi mwahawe umwuka wera mukimara kwizera? Barangije baramubwira ati reka nta nubwo tuzi ko umwuka yaje. Ati none mwabatijwe mu batizo ki? Baramubwira ngo twabatijwe mu batizo wa Yohana gusa. Aravuga ati ni koko mwabatijwe mu batizo wo kwihana ibyaha, ariko umwuka wera yaraje. Bakimara kumva ko umwuka wera yaje, bahise bagira inyota. Bakimara kugira inyota, umwuka wera aramanuka, akibarambikaho ibiganza, umwuka wera araza. Mwanyikirire cyane ngo amena. Mwanyikirire cyane ngo amena. Dore uyu muntu uri mu mwuka wera ameze nk'uko Yosefu yari ameze mu gihugu cya Egiputa. Mwibuke yuko inzara yari yarateye iwabo, bene wabo bakaza kuza kumuhahaho, ariko Yosefu hari ibyamurangaga. Uyu muntu uri mu mwuka w'Imana, ese ubundi yarangwaga n'iki? Kugira ngo yemerwe mu gihugu cya Egiputa, ese kugira ngo wemerwe mu Rwanda, mu gihugu cy'u Rwanda wenda birakomeye, ariko se kugira ngo wemerwe mu isibo, kugira ngo wemerwe mu rugo kwa
wawe ese ubundi waba wujuje ibyangombwa bisabwa bingana gute kugira ngo tubone uko dusenga? Icyambere Yosefu yari yujuje, yari afite igikundiro. Haleluya! Umuntu uri mu mwuka wera w'Imana agira igikundiro. Yari afite igikundiro, ageze no mu mahanga yagize igikundiro kubera ko yari afite gukiranuka muri we. Igikundiro cyaramuzuye kuko gukiranuka byari bimuzuye. Yosefu ageze kwa Potifari, akimara kugurishwa, bakimara kumugurisha, wa mwuka w'ishyari wari wateye bene wabo twavuze hambere, wateye bene Yakobo, ugatera ba Simiyoni, ugatera ba Yuda. Uwo mwuka w'ishyari bari baragiriye Yosefu ko azabayobora, uwo warabateye ubanyije, baragenda baramugurisha. Yosefu ageze kwa Potifari kubera ko yari umukiranutsi w'Imana. Mwanyikirije ngo amena. Haleluya, haleluya! Kubera ko yakiranukaga mu rugo rw'iwabo kandi agakiranuka muri byose, yari afite igikundiro, yagize igikundiro kidasanzwe. Muka Potifari aramureba aravuga ati uyu muhungu afite igikundiro. Abahanga bavuga yuko ngo iyo abantu bari mu rugo rwo kwa Potifari babaga barimo batunganya ibyo kurya, ababaga barimo guhata kubera ubwiza n'igikundiro bari bafite. Abo ni abahanga, ni abafite amakomantere basomye, bavuga ko iyo babaga bafite n'ibyuma barangarira uwo musore, bakarangarira Yosefu, bakaba banakwikira kubera uburanga n'ubwiza yari afite n'igikundiro yari afite. Iyo umuntu yamaze kuzura umwuka wera rero, umwuka wera w'Imana ari muri we, igikundiro kiraza. Mwanyikirije ngo amena. Ariko bitewe no kugira gute? No gukiranuka. Icya kabiri Yosefu yari afite ikintu cyitwa ubwenge, ariko butandukanye n'ubw'ab'isi. Kuko ab'isi ni abahanga kandi ni abacurabwenge, kubera ko ubwenge bajya kubuhaha, ariko yari afite ubwenge bw'Imana bwari muri we. Mwanyikirije cyane ngo amena. Mwanyikirije cyane ngo amena. Oh, haleluya! Imana ikomera ubwenge bwayo butuma utambuka muri iyi si. Mwanyikirije ngo amena rata. Uriya ni mwamunira abantu babyumvishe mutere haleluya ntacyo bitwaye rata. Mwongere cyane haleluya. Urumva tudakeneye ubwenge bw'Imana rata? Dukeneye ubwenge bw'Imana. Baririmbyi mukeneye ubwenge bw'iki? Bw'Imana. Muririmba ariko mubite n'ubwenge bw'Imana. Batubishi dukeneye ubwenge bw'Imana. Mwonyikiriza cyane ngo amena. Bakristo dukeneye ubwenge bw'iki? Bw'Imana. Ku isi ifite abahanga, ifite abantu bazi kuvumbura, kandi ikindi yari afite guhishurirwa. Yamenyaga ibihishwe. Iyo yegeraga Imana yamuhishuriraga ibihishwe, kugira ngo umuntu w'Imana wuzuye, umwuka wera yuzuye muri we, ibi bintu ugomba kubifite. Cyane n'igikundiro cy'Imana, ubwenge bw'Imana, ndetse no guhishurirwa. Hari abahungu babigiriyemo umugisha mu guhishurirwa. Mwibuke ko umuntu witwa Daniyeli yahishuriye inzozi z'umwami, arangije kuzihishurira, arangije ahita ahabwa umugabane, ahita agenda ahabwa gakondo. Akimara guhabwa gakondo, akimara kuyihabwa, ahabwa no kuyobora igihugu. Arangije kukiyobora, ibintu bigenda neza, maze umwami akajya avamo Imana ya Daniyeli, Imana ya Saduraka. Haleluya, haleluya! Iyi Imana igira gute? Yubahwe. Kandi umuntu utazayisenga, mbese bizagende gute? Urugo rwe ruzahinduka icyaha, kandi ruzagire gute? Ruzatemagurwe. Ntihazagire indi Imana igira gute? Isengwa atari iya Saduraka, Meshaki na Abedenego ndetse na Daniyeli w'umunyagano. Umva ko umuntu w'Imana atakenewe. Umuntu w'Imana adakenewe. Haleluya! Mu basore buriya ntakenewe. Eko mutanyikiriza. Ntabwo akenewe. Rero bene data, tureke indirimbo zo kuvuga iby'umwuka wera ariko tutazi n'icyo umwuka amaze. Indirimbo zo kuririmba umwuka tuzigabanye, ahubwo dukora ibikorwa bigaragaza umwuka wera. Kuko Bibiliya bigaragaza iravuga ngo mu Bagalatiya, buriya Abagalatiya Pawulo yigeze yabanza
mwatangije iby'umwuka none mugiye guherutsa iby'umubiri. Ariko ageze mu gice cya 5:19 ageze kuri 22 aravuga ngo dore imirimo ya kamere muri 19 iragaragara. Ageze muri 22 avuga imbuto z'umwuka ziragaragara. No urukundo, ibyishimo n'amahoro. Tureke indirimbo ahubwo tugaragaza umwuka, ukagaragarira muri twe. Mureke tugaragaza iby'umwuka akora, tureke kugaragaza indirimbo ziraririmba twasibuka tugakora no ku bicu, ariko ntacyo byaba bimaze imbuto z'umwuka zitari muri twebwe. Ko umwuka wera yaraje kandi Imana yamusutse itamugeze. Ahubwo ikibazo ni uko mwakira. Ikibazo naba mwakira. Isaba mwakira bameze bati, abamwakira bahagaze ko bafite ikibazo cy'isi. Umwuka w'isi ko wabafashe, umwuka wa Satani yabayobeje. Ese ko ibyaha byabateye aba bantu bahera hehe buzunguka wera? Ese ubundi ibi biganza byabarambikwaho byabarambikwaho bafite gukwiye igihe gikwiriye cyo kuzuzwa? Reka turimo turezwa, mutwaje kugira ngo dutunganyirizwe imbere y'Imana. Imana idutunganye kugira ngo duhabwe iyo Mana, kubera ko umwuka wera yarasutswe. Baririmbyi basigaye baririmbana ubuhanga, akaririmba ubuhanga ariko butari mu mwuka. Munyihanganire cyane ratari mundebe nabi, nanjye ndo muririmbyi mwumvishe ko natangiye ndirimbo. Akadirimbo zitagira umwuka ntacyo zimaze. Ubuhanga bwo buragwiriye. Mbese nimugende mujye kwiga ku Nyundo, mwige ibishoboka byose, muba abanyamuziki. Bavuga ko interval cyangwa se guhumba nota mbese umuziki ugira ama interval, uturuka mu kirere ukamanuka kagera hasi mu kuzimu, ntabwo ugira iherezo. Ariko ibintu biri mu mwuka wera w'Imana, aleluya, bikwiriye isi biranarenga bikagera n'ahandi hantu hatagaragara. Mwanyikirire cyane ngo amen. Ariko bene data, mwuzure umwuka wera, mwuzure umwuka wera, mukora icyo Imana ibashaka. Bo nimurangiza mwuzure umwuka wera, cyane cyo kiranga abapantekoterate, cyane cyo kiranga abantu b'Imana. Kandi nimugende mu masibo hakenewe muri mu mwuka w'Imana, hakeneye gutanga igisubizo cy'isi. Muri guverinoma hakenewe umuntu uri mu mwuka w'Imana. Reka babwize ukuri, abantu bari mu mwuka w'Imana bakenewe. Muhaguruka muhagurukirwe n'Imana. Mwanyikirije ngo amen, mwanyikirije ngo amen. Mugende mutazagira ibyo muhonshinga mwebwe, usirinde kugira ibyo muhonshinga Imana ibajyanye bamuze nk'umuntu mukuru. Ni iki gituma twitwa abarokore kandi hakaboneka ibisambo? Pusantaje 85% mu Banyarwanda ni abantu bitwa abantu bakurikiye Kristo, ariko basambana bati. Ubwo ni 14 basigaye sambana bati, none se bicana bati. Bose niba bitwa bateofili, amazi ntacyo amaze, ikimenyetso gusa. Ahubwo umwuka wera nabe ntuturenge. Imana bahumugisha mu izina rya Yesu, maze Imana bahumugisha mu izina rya Yesu, Imana bahumugisha mu izina rya Yesu, maze mukomeze mwuzure umwuka wera data. Haleluya, haleluya. Maze mutange igisubizo mu isi. Bavuga ubutumwa, mureke duhaguruke dutange igisubizo mu isi. Baririmbyi nimuhaguruke dutange igisubizo mu isi. Bakristo namwe niho mureberwa. Mugaragare mudacumuye, mugaragare mutagawe, twese tugaragare imbere y'Imana. Ese ni wakwifuza rata kuba umuntu uri mu mwuka w'Imana rata? Ubwo ni wahaguruka tukagisengera tukabwira Imana ngo Mana, muri aba bantu hakenewe umuntu uri mu mwuka wera w'Imana. Ariko mwanyikirire cyane, haleluya. Ntabwo umuntu uri mu mwuka w'Imana apfa gupfa. Reka babwize ukuri, hari ibintu umuntu uri mu mwuka w'Imana agenerwa. Mwumvise ko Farawo hari ikintu yageneye Yosefu kubera inzozi. Ariko mwanyikirije ngo amen. Imana isigaza akantu, igasigaza akantu kazatuma Imana ikurengera iyo uri mu mwuka w'Imana. Kubera inzozi Yosefu Imana yamushizemo zatumye ahabwa impeta y'umwana. Mana umwami atanga mitasiyo, aravuga ngo jewe
Imana yavuze. Twakomera Imana amashyi ko ntacyo bitwaye rata. Ayiwe twongere tuyikomere amashyi tuyishimire ko Imana yatanze umwuka ariko ibite n'umugabane izaduhereza rata. Ninde wababwiye ko umuntu wuzuye umwuka wera w'Imana yicwa n'inzara? Cyo bintu mwabikuye hehe? Ntaho reka mbemba bwiza ukuri nta hantu mwabibonye ahubwo mwe mugira iki cyifuzo mwigira icyifuzo cyo kuzura ibintu by'akajagari kujya kuzura akajagari k'isi ahubwo ni mwuzure umwuka wera Imana ibabone nk'abanyamwuka. Nagira ngo dusenge Imana. Reka sabe mwene data waturutse ku muhigo igira hino ufashe gusenga Imana twegere Imana ndagira ngo dusenge muri ubu buryo twirukane umwuka w'isi hagati muri twebwe twirukane umwuka wa Satani niturangiza kandi n'ibyaha byose turaba turimo twisezerera nurangiza usenga Imana ubwira Imana ngo Mana regera umuntu wawe uri mu mwuka wera haze ibintu bifatika izina rya reka dusenge ngira icyifuzo nawe ugira icyifuzo wari umufite uramutakaza wari umufite ibyamugupakuje urabizi wari umufite ariko iyi myuka ibiri yatumye umutaka
amashyi. Data wa twese uri mu ijuru, ayiwe mana we izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, bwirukane ubwami bw'umwijima mu mitima kugira ngo umwuka wera amanuke. Turagushimiye kubw'ijambo tumaze kumva, biratubwiye ngo icyakora tuzahabwa imbaraga. Petero yari afite ikibazo y'uko usubiye mu ijuru utamukubiye inshuro 100. Petero yari afite ikibazo y'uko yasize uburobyi bw'amasamake. Petero yari afite ikibazo ko yasize uruganda rutunganya saradina i Yerusalemu. Abona uragiye, arakubaza ngo mbese mwana, iki ni cyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Isiraheli? Urababwira ngo si ibyanyu kumenya iby'iminsi n'ibihe Data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Urababwira ngo icyakora. Haleluya, haleluya. Icyakora amafaranga ataraza, icyakora abakobwa batarashingirwa, icyakora abashaka imyanya batarayibona, icyakora abacuruzi bahombye, icyakora muzahabwa imbaraga umwuka nabamanukira. Hanyuma tuba abagabo, tubone guhamya ibiciro byazamutse, tubone guhamya izuba ryacanye, tubone guhamya abantu akazi bagatakaje, tubone guhamya bamwe imiryango y'abanze, tubone guhamya abagore bapfusha ngo babaye abapfakazi, abandi babataye bagiye. Tuba abagabo bo guhamya. Dukeneye umwuka. Yesu we, umwuka arakenewe muri iki gihe. Ibituma abantu badahamya biragwiriye, ariko dukeneye imbaraga za mwuka wera kugira ngo duhamye mu gihe nk'iki gikomeye. Zihereza ababyeyi, zihereza abagabo, zihereza abasore. Umukobwa ugize imyaka 25 atari yafiyanswa, induru iba yavuze. Umusore ugize 30 atari yabona inkwano, kaba kabaye. Ariko umwuka wera yaje ari igitsikamutima, ibyo byose arabinetarariza, akatanga ubutware buri hejuru y'ibyo byose. Imana ikazakora mu gihe cyayo. Ndagushimye kuko ariwe utanga umwuka wera kugira ngo umuntu abashe kujera ubuzima bwe bwa buri munsi, abushobojwe n'ikibitsanyo wamuhaye. Icyubahiro ni kibi cyawe, tugukomeye mu mashyi mu izina rya Yesu Kristo.